igahindukamisha tugahagurukira rimwe kuvuga ubutumwa umukiza wacu Yesu. Baye ikaze mwese bene data uyu munsi wa none, uyu munsi wo kwa kane tariki ya 4 z'ukwa gatanu 2023, mwese mbahaye ikaze hano kuri Pure Gold TV, TV y'abakristo, TV igamije gukangurira benshi gusoma ijambo ry'Imana, gusenga cyane cyane kugira ngo turusheho gushyira hamwe dukorera umwami wacu, kuko abamenye Yesu twahawe umurimo wo gukora, umurimo wo kujyana ubutumwa bwiza, umurimo wo kujyana inkuru z'agakiza hano mu isi, bitewe n'aho uri. Aho rero uri, aho ngaho uri, aho nahawe niwe wo kuvuga ubutumwa bwiza, niwe wo kwamamaza inkuru z'agakiza ku batari bayimenye. Imana yaguhawe uburyo, iragutuma, iguha abaturanyi atazi Imana. Aho rero, aho ni inshingano yawe. Niyo mpamvu rero hano kuri Pure Gold TV turushaho gukangurira abantu, tubabwiriza ubutumwa bwiza hafi buri munsi, ijambo rigukomeza, ijambo rigufasha, ijambo rikwereka uko wabigenza, ijambo mbese rikwereka cyane cyane uko wakora umurimo w'Imana, kandi rinakwanguraje kurushaho kwegera Imana. Muri iyi minsi rero turimo turasenga, turasaba icyo nakwita gukanguka, dusabira abantu benshi cyane cyane bakonje kugira ngo bongere kugira ububyutse, kandi ububyutse buratangwa n'Imana. Ububyutse turabukura mu ijambo ry'Imana. Gukanguka, guhembuka. Rimwe na rimwe hari igihe mbigereranya nko mu gihe cy'imbeho cyane, mu batuye ahantu hajya haba imbeho ikomeye, aribyo bita winter mu Cyongereza. Imbeho iyo ibaye nyinshi cyane ibiti biruma. Nanone mu batuye ahantu hari izuba ryinshi, nanone izuba naryo ryumisha ibiti. Iyo imvura iguye rero cyane cyane wenda haba izuba, ibiti birahembuka, ukabona byongeye guhembuka, amababi aratoshye, abaye meza. Nanone mu batuye mu bihugu bibamo imbeho nyinshi, iyo imbeho irimo kurangira usanga bya biti byari byarumishijwe n'imbeho nyinshi, iyo akazuba kavuye bitangira kuzana amababi. Urumva ko bitandukanye. Bimwe amababi azanwa n'imvura, ayandi amababi azanwa n'akazuba, kwabonetse umucyo, bwa bukonje bwinshi cyane nyine buba buvuyeho, noneho agacyo kaboneka, ugasanga bya biti byari byarumye n'indabyo ndetse zitangiye kuza. Ubuzima buragarutse mu biti, ubuzima buragarutse mu ndabyo zari zarumishijwe n'ubukonje bwinshi cyane. Ahangaha ni kimwe, umuntu w'Imana nawe hari aho agera, hari season ageramo akumishwa n'ubukonje pe, ubukonje bukaba bwinshi mu bugingo bwe, mu mutima we, akuma. Ukabona nta jambo afite, ukabona yarumye yarakakaye kubera gukonja. Imana itugirire neza cyane. Ako karakagereranya, ariko ntabwo umuntu yakwiheba. Ubukonje hari ikibuzana, hari ikibutera. Season ubugezemo, uko tugira muri season y'ubukonje cyane, abyo navuze twita winter, bitewe n'aho uri. Maze iyo winter irangiye hakaboneka akazuba, ibiti bizana indabyo, bizana amababi, aba icyatsi kibisi, bigatoha, ukabona birasa neza. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi wa none rero tugiye kureba ko hari igihe Imana yemera ko iyo season yo kuma, y'ibibazo byakumisha, Imana igiye yemera, ariko ntabwo biduherana. Mbere yo kugira ngo dufatanyire ijambo, nagira ngo dusenge, dusabe n'ubundi umwuka w'Imana aze aba ari we utwigisha rino jambo tugiye gusengeramo. Mana Data, turagushimye kubw'ijambo ryawe uduha twigiraho. Turagushimye kandi nuko tutari twenyine, waduhaye umufasha, udufasha. Haleluya. Turagushimye ko Umwami nawe yadupfiriye ku musaraba, tukaba turi bashya, twarahinduwe bashya n'iryo zina rya Yesu twemeye, tugahinduka bashya kubw'izina rye ryabaye muri twe rikaduhindura. Akoze Mana, nuko umwuka niwe ugiye kwikorera
ndamusabye ngo aze abane natwe muri aka kanya. Byose mbisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen amen. Ijambo tugiye gusoma turarisanga muri Zaburi ya 71 ku murongo wa 20 na 21. Mu Kinyarwanda aravuga ngo ni wowe watweretse ibyago byinshi bikomeye, uzagaruka utuzure, utuzamure udukure ikuzimu, ugwirize gukomera, utugwirize gukomera, uhindukire umare umubabaro. Ntabwo amagambo ngiye mbyumva neza, ariko ntacyo bitwaye, ndagerageza. Biraterwa nuko nawe ubyumva, kandi umwuka wera aradusobanurira. Ahangaha ndashaka kuvuga ko ngewe uko nabyumvise iri jambo bivuga ngo ni wowe watweretse ibyago byinshi bikomeye. Nge uko nabyumvise nuko Imana Data wa twese ijya yemera ko hari ibyago byinshi cyane ndetse bikomeye. Iri jambo bikomeye narebye mu Cyongereza aho baravuga ngo bitter. Ibintu bikomeye bisa bitter nk'ibintu birura bigukomereye udashobora kuba kwihanganira. Imana ijya ibyemera rero ko bitugeraho mu buzima bwawe. Niba bitarakugeraho ushima Imana, ariko nanone ibi bintu byinshi bikomeye bibishye cyane biruhije, hari igihe hari byo bituma twegera Imana. Imana ifite impamvu ibyemera. Kandi hano hari isezerano rivuga ngo uzagaruka utuzure. Ibyo bikomeye hari igihe bikugira nka bya biti ndimo mvuga, cyangwa se mu gihe cy'ubukonje cyane bishobora gutuma wumagara, bishobora gutuma amababi yawe atoshye avaho neza ukuma. Ariko hari isezerano, hari ibyiringiro hano ngo uzagaruka utuzure, uzagaruka wongere uduhe ubyutse, wongere uduhe ubuzima, utuzamure, udukure hahandi habi twageze, udukure ikuzimu. Hano mu Kinyarwanda ho bahagereranije ko nk'ibyo bikomeye biraza bikakugeza hasi cyane mu mwobo, ariho bita ikuzimu, ahantu hatabona, ahantu kure. Bigeranye nawe iyo uhuye n'ibibazo, niba warahuye nabyo, ahantu bishobora kukugeza utarebye neza. Ariko hari ibyiringiro bene data ngo uzongera ugaruke, uzagaruka, Imana izaza igukureyo, ikuzamure, igukure handi wageze hasi, handi mu bikomeye. Ari ibyaha waguyemo ukagera hasi cyane, hari ibyiringiro Imana izagaruka igukureyo. Ariko nawe ugomba kubigiramo uruhare. Iyi season ushobora kuba wagezemo ukagera hasi cyane, gira ibyiringiro, nusenga ugatabaza, Imana izaza kuzamure, ifata ukuboko. Kuko ijambo ry'Imana n'ubundi handi dusoma tubona ukuntu Yesu Kristo afite umutwaro ku banyabyaha, ku bantu, ku ntama ze, ngo asiga 99 akazisiga, akagenda akazana yandi imwe gusa iramubabaje, akayikurayo. Yatanye, yagiye, yageze mu mwobo hasi, akayishyira ku bitugu, akayizana mu rugo, ikaba umukumbi umwe na za zindi ziri mu rugo. Imana ishimwe cyane. Aha niho nshaka kukwereka ko Imana itazakureka. Waba warageze kure mu bintu ibyo ari byo byose, atari ibyaha wenda n'ibindi bikomeye byakujeho, nk'uko ejo twaze tubibona kuri YouTube ko hari abantu bagize umwuzure, ibintu barasenyerwa, inka ziragenda, amazi aragenda, abantu barapfa. Ibyo Imana ijya ibyemera. Koko umuntu akagera kure cyane, ukabona abantu bageze kure. Ariko hari ibyiringiro bene data, twe guta ibyiringiro, kuko Imana yacu izagaruka ituzure, izagaruka iduhe kongera kuzamura, izadukurayo, izadufasha. Imana ishimwe cyane. Kandi ku murongo wa 21 haravuga ngo uzangwiriza gukomera, uzankurayo, noneho ungwirize gukomera, unkomeze mu gakiza, unkomeze mu nzira, unkomereze ubuzima, uzagwiza, uzongera, uzabikuza, bizagwira, bizaba byinshi. Uzangira umuvugabutumwa, uzangira umumisiyoneri, uzampa ijambo ryawe ryaguke muri we, uzanyagura. Haleluya, turi kumwe.
ni kuba ngo nubwo byageze ahandi kure ariko dufite ibyiringiro ko Imana izatwagura izadukura nayo izanatwagure dukure tugire imbaraga. Imana ishimwe cyane, ntitukagira ubwihebe. Imana ikintu izakora izaduhindurira amateka, izaduhindurira amateka, izadukura muri uwo mubabaro izitwegere. Ari ryo jambo nyine mu cyongereza bavuga ngo he will comfort us. Izadufasha, izadushyigikira, he will comfort you, he will help you. Imana izagufasha rwose, ntizaguta. Izahindura bya bindi byose ibyiza. Uko niko iteye, uko niyo kamere yayo. Reka dusenge bene data, dusengera n'ubundi muri iri jambo. Wifuriza umunsi mwiza, ukomeze ugira ibihe byiza. Muri iyi minsi 21 twiyemeje dusenga dusengera kongera kugarurirwa ubuzima, imibereho, kugira muri season y'imvura, imvura ikagwa tugahembuka, tukagira guhemburwa nk'uko bya biti byari byarumye mu gihe cy'ubukonje cyane, noneho mu gihe haje akazuba ibiti bitangira kugira indabyo n'amababi atoshye bikagira ubuzima. Natwe rero tugiye gukomeza dusaba ubuzima kandi tubushimira ko tubufite, turabufite, dufite guhemburwa, dufite ubwo buzima bugaragarira n'abandi, tukera imbuto nziza cyane, tukagira rwa rukundo, tukagira kwa kwihangana, tukagira kwa kugira neza, tukagira kwa kwirinda, imbuto z'umwuka zikaboneka ziryoshye. Abantu b'Imana bagaza bagasoroma, batazi Imana bagasoroma iwawe rwa rukundo, wa munezero, bya byishimo. Aha ntabwo bizapfa kuza imvura itaguye ngo igiti cyongere gihembuke, amababaze maze imbuto zere. Zizera bigeze gute? Nuko hazagwa imvura dukene n'imvura y'umwuka, n'imvura iturutse mu ijuru, kandi Imana iri kwigusha. Imvura nziza ituma twera imbuto, dutoha. Imvura y'umugisha, imvura y'umwuka wera iraje, reka tuyakire, tubifitemo uruhare. Twe guheranwa na bya byago byinshi yemeye ko bitugeraho, ahubwo tubyigizeyo. Dushake Imana maze twongere duhembuke mu buzima, duhembuke mu mitima yacu. Dukeneye guhemburwa mu buzima, mu bugingo, mu mitima, kugira ngo twere imbuto zikwiriye abihannye. Imana tugirire neza. Mumbabarire ndarondogoye, ariko mba numva birimo biza. Imvura yaguye iwanjye, haleluya. Imvura yaguye iwanjye, ndimo ndahabwa umugisha mwinshi cyane, ndimo ndahabwa ibyo kuvuga no kubabwira, kuko nemereye Imana ngo izibane nanjye. Duhabwe umugisha twese. Njya nkenera kumva namwe icyo mwambwira bene data turi kumwe. Imana nibabashisha namwe muzajya mumbwira, mugire icyo mushyira kuri comment. Ndongera kwibutsa utarakoze subscribe ko yayikora uyu munsi wa none, kuko ntuzajya uhita ubona iri jambo wenda ntashoboye kubyohereza. Wahita uhita uribona rikazi wawe ako kanya, kuko wakoze subscribe. Aribyo bita sabone mu Gifaransa, cyangwa kwiyandikisha mu Kinyarwanda. Imana ikugirire neza, kandi nufashwa uhereze n'abandi bene data, kugira ngo umuntu wese ahembuke, duhemburwe n'ibyiringiro by'Imana yuko tutazaheranwa n'ibiza, yuko tutazaheranwa n'ibibazo, ahubwo dufite Imana iduha ububyutsi, iduha ubuzima, kandi noneho ngo ikatwongerera cyangwa ikadukomereza gukomera kwacu, ngo ikagura, igakuza cya cyubahiro iduhaye. Come on, iguhaye icyubahiro cyo kugira ngo uyivugire, icyubahiro cyo kuba umwana w'Imana, icyubahiro cyo kugira ngo utohe, we amababi yawe yongera atoye. Cyo ni icyubahiro, haleluya, igikuze, ikigukomereze, kugira ngo n'abandi babibone, nabo bagarukira Imana, kuko babonye ibyiza muri wowe, babonye gutoha, babonye umunezero, babonye amababi. Haleluya, amababi yongeye gutoha kandi ukera n'imbuto nziza. Imana ikugiriye neza. Tuzakomeza ejo Imana ibishatse. Nifurije umunsi mwiza mwene data. Haleluya.
urakoze mana, urakoze kubw'ijambo ryawe, urakoze kuduhembuye, urakoze kutugiriye neza, urakoze mwami ko tudaheranwe n'ibiza, urakoze ko tudaheranwe n'uburwayi n'ubumuga no kugira hasi cyane na bya bibazo na bya bigeragezo wemeye ko bitugeraho ntabwo biduheranye, ahubwo wongeye kuduha ububyutse, wongeye kuduhembura, amababi yacu yongeye gutoha kandi twongeye kwera imbuto zikwiriye abihannye kubwawe kuri wowe ubikoze. Dukomereze amaboko, tugirire neza, dukomereze icyubahiro duhaye cyo kuba abana b'Imana, dukomereze ububyutse, tugirire neza, urakoze. Byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen amen. Ibihembo birateguwe, tugeze mu ijuru, ntucike intege mwene data, ibihembo birahari. Reka tuwukore umurimo w'Imana uko ushobojwe kose. Wajya mu muhanda, wajya kuri YouTube nk'uku, wajya kuri WhatsApp, wajya hariho hose, Facebook, reka Imana tuyivugire, witinya, Mwuka Wera waramuhawe, reka tuvugire Imana, kandi guhembuka tuba twakiriye guhembuka umunsi wa none, no guhembuka kutugereho kugira ngo dushobore kuvugira Imana dushize amanga. Imana yongeye kuduhembura twujuje umwuka wayo. Haleluya. Iri sezerano ryawe ryakire, we guheranwa n'ibibazo, we guheranwa n'ibigeragezo, we guheranwa na bya ngo byinshi ngo bita many troubles and bitter, oya wibyemera, ahubwo reka tubirenge. Haleluya. Twakire umugisha w'Imana, twakire guhemburwa kw'Imana, twakire uhembure ububyutse buraze iwawe, akire ko guhemburwa guturutse mu ijuru. Biri gutyo mbase yehova, nitugera mu rugo tuzahemba, nitugera iwacu mu ijuru tuzahemba. Amakamba ni menshi, wiyarata rero nawe uzahemba mwene data. Haleluya. We korera Imana gusa, niba utabishoboye pfuka mu gisenge, usengera abatarakizwa bazakizwa, sengera uwo mujyi utuyemo, sengera iyo tawuni utuyemo, sengera aho uri, uwo mudugudu, icyo gihugu Imana yakoherejemo kwikorera. Pfuka mu gisenge urebe ko hataba ububyutse, urebe ko abantu batihana. Imana niyo ibikora, ntabwo ari twe. Icyo dukora ni ugusenga kandi bigakoreka. Haleluya. Ntucikwe n'ibihembo by'Imana, kuko vuba cyane turatashye iwacu mu ijuru, kandi tuzahembwa. Ibihembo biradutegereje. Ese uzahembwa ntacyo wakoze? Ntabwo wahembwa ntacyo wakoze. Reka dukore tubikure. Haleluya. Reka dushake Uwiteka. Yego, niho dukura ububyutse. Ibihembo birateguwe mwene data, nitugera iwacu mu ijuru muhira. Hano ga turi abaturage, hano ijuru, turi abaturage b'ijuru, turi abaturage b'ijuru.